Ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu, ngo icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Mu yandi magambo nari nshatse kukubwira ko njyewe nawe uyu munsi kuba turiho turi abanyamugisha kubera ko amahirwe tubonye yo gutunganya ibidatunganye, kubera ko hari benshi bifuza kuba bariho ariko uyu munsi bitakunze kubera ko bamaze kugera cecekerwa, kandi ijambo ry'Imana tubwira ko uwapfuye aba atakibukwa, imigabo n'imigambi ye yose ibirangiriye aho ngaho. Ibyo yamenye n'ibyo yabwiwe n'ibyumvise byose uwo mwanya biba bishyizweho iherezo, ariko siko bigenda ku mukiranutsi, ahubwo ijambo ry'Imana tubwira ko nta mukiranutsi upfa ahubwo arasinzira. Rero nimuhumure, umugeni arasinzire yicaye iburyo bwa se. Ariko kandi ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'urupfu rw'umwana w'umukobwa ngira ngo tugarukeho. Ni inkuru nifuza ko mutangaho ibitekerezo. Amakuru avuga ko uyu mwana w'umukobwa urupfu rwe rwamenyekanye ku itariki 15 z'uku kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Hanyuma akaba ngo yanateraniraga ku rusengero, donc akaba yanateraniraga ADPR iri Kicukiro Sonatube, akaba ngo ari naho yateraniraga umunsi ku wundi. Hari abantu bamwe bagiye batandukanye bavuga ko bakundaga kumubona aje gusengera aho ngaho. Yemwe hari n'abavuga ko uyu mwana w'umukobwa nyuma y'uko bamaze kumva urupfu rwe byabatunguye, bibaza byinshi, dore ko ngo no mu minsi yashize yigeze urabona ADPR cyangwa se itorero rya ADPR muri rusange riba rifite gahunda zitandukanye. Haba hari gahunda y'amasengesho y'urubyiruko, y'abakuze, donc ay'ingeri zose nyine. Rero amakuru akavuga ko uyu mwana w'umukobwa mu minsi yashize mu masengesho y'urubyiruko yigeze kuba yanayazagamo, ariko kandi hakaba ngo hari bamwe babonye umwana w'umukobwa ababaye, atishimye, afite agahinda. Donc nyine hari ukuntu ushobora kuba wari usanzwe uzi umuntu uzi reaction ze, wenda yo yishimye cyangwa se ababaye. Rero uyu mwana w'umukobwa amakuru akavuga ko muri bamwe bahuriraga ku rusengero umunsi kundi, haba amasengesho ya korali cyangwa se amasengesho y'urubyiruko nyine donc ababashaga nyine kuba babasha kuvugana nawe, ngo hari igihe cyashize rwose bamubona atameze neza, babona atishimye. Ariko kandi hakaba hari andi makuru agenda avugwa n'abantu bagiye batandukanye bati yiyahuye gutya na gutya. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu twaza ngo duhagarareho ngo tubyemeze, ni ibivugwa n'abantu bagiye batandukanye, kubera ko abantu bavuga ibintu bitandukanye kandi abantu bafite ukuntu bumva ibintu. Ntabwo abantu twese twumva ibintu kimwe. Hari abashobora guhita bavuga ngo uyu mwana w'umukobwa yiyahuye, ntawamenya ngo nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ngira ngo wenda tuzakomeza kugenda tubakurikiranira inkuru y'urupfu rw'umwana w'umukobwa, dore ko amakuru anavuga ko n'ubundi yari atuye hariya muri biriya bice bya Kicukiro Sonatube. Ariko bamwe bati atuye usi Diane wa Nyagatovu gutya na gutya, kubera ko birashoboka ko wenda muri Kigali abantu bahaba bimuka, birashoboka ko wenda Nyagatovu bavugaga ari ingiya hano muri Gasabo, hano za Nyabisindu nyine
donc nyine wenda akaba ariho wenda yabaga, bikaba ngombwa ko wenda yanahimuka akajya za Kicukiro Sonatube ku mpamvu z'akazi, akaba yajya guteranira aho ngaho nyine za Kicukiro. Urumva nyine kubera ukuntu nyine isi yabaye, abantu bagenda bahanahana amakuru, buri wese nyine akabivuga uko abyumva n'uko abishaka n'uko abizi. None njye nkomeje kwibaza, ndibaza bati uyu mwana w'umukobwa koko wenda bibaye ari byo yaba yiyahuye, niyo ikintu cyaba gitumye uyu mwana w'umukobwa afata umwanzuro wo kwiyahura? Ikindi byongeye ari n'umukristo, kubera ko muri ADEPR n'izindi nsengero zigisha ijambo ry'Imana by'ukuri cyangwa se bafite ukwemera, ubundi bavuga ko kwiyahura ari icyaha. Rero ntabwo mpamya ko umukristo wa nyawe yakagombye kuvuga ngo agiye kwiyahura. Uwo mutima ntekereza ko uwo mutima atawugira. N'ababivuga bafite buryo ki babivuga, bafite impamvu babivuga, ariko ku giti cyanjye ntekereza ko nta mwana w'umukobwa nk'uyu wafata umwanzuro wo kujya kwiyahura, kuko amakuru anavuga ko uyu mwana w'umukobwa nyine yari akiri umukobwa. Bamwe bati ko tubona wagira ngo yari umama, amakuru avuga ko yari umukobwa. Ariko kandi bamwe mu bateraniraga aho yateraniraga ku rusengero hariya Kicukiro Sonatube, ubwo nyine na ADEPR, donc hari n'ababa nyine ngo batari bazi n'amazina ye, konekeza ko kuba utaruzi izina ry'umuntu wenda ari uko mutaganira, mutahuza cyane, cyangwa se wenda ari ashobora wenda no kuba ahimukiye vuba, cyangwa se uhimukiye vuba. Nabyo birashoboka ko ushobora kuba wahura n'umuntu mukaba mutahita mumenyana ngo muvugane amazina, ariko nyine usanzwe umubona umunsi ku wundi. Kugeza kuri iyi saha mu by'ukuri ntituzi ngo yitwa gute, yewe na bamwe mu basengana bavuga ko rwose izina rye batayabariza, ariko bakundaga kumubona ngo ku rusengero. Yego, ariko bamwe bati ko tubona wagira ngo uyu ni Diane, abandi bati yamara turabona ari Diane. Nyine ngira ngo ibitekerezo by'abantu ni byinshi, ariko nsoza mureke twihanganishe uyu muryango, mukomere. Wenda tuzamenya ngo ese niki cyabiteye, ese niki cyateye urupfu rwe, wenda nabyo tuzaba tubibagezaho mu minsi iri imbere. Turakomeza kugenda dukurikirana, ariko mwundire nsoreza aha ngaha, babwire ngo mukomere kandi muhumure, Uwiteka abahe ihumure mu bihe nk'ibi ngibi bigoye murimo byo kubura umwana wanyu. Ngo ariko kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Mwundi rero njye nsoreza ngamba shimire, kandi mwifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kumuha iruko ridashira.